ariko reka turebe duhere kuri ino ngingo ya bano ba perezida babiri bagiriye inama perezida Bujumbura se bimubwiye atera urumva hano mu perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nugera kuri kote ya Museveni umbwire Karora Mwigane turebe uburyo yabimubwiragamo ariko telefone namenye ko muvuga kuri Museveni ko naje mwibara ryese Museveni uzi ikintu mbura ya ngofero yanarwaye n'umugongo Museveni se yagiye umunsi yagiye mu nama aricara abwira abaharite rwose mu mbabarire ati buri gitondo ngarya tize buri gitondo akora pompage rero mu gihe yakoraga pompage nyine umugongo avuga ko afite imyaka ingahe Museveni afite imyaka 80 si 83 83 se igiragera turebe imyaka ya Museveni kibaze Google ariko ari 81 agiye kuzuza mu kwati ndazuza n'ibiri yararwaye umugongo yari yararwanyije birumvikana niba ariko atangiye kurwa niba ariko atangiye kumva umugongo ufite ikibazo Nyagasani yaramworohereje aka 80 mwe murayizi ni myinshi urabayeho umurwanyi ubwo rero ngo bano bakuru b'ibihugu bafashe telefoni ngo barahamagara hanyuma Rutungo niwe wahamagaye imbere nako ikinyamakuru Bwiza kibivuga ngo yamuhamagaye imbere yuko Bwiza yivuga ko ibikesha nde Bwiza ivuga ko ari amakuru bayihaye yizewe yahawe n'abantu bazi cyangwa begereye iki kibazo aho bavuga ko bano ba perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda William Ruto wa Kenya baheruka guhamagara Ndayishimiye bakamusaba kwitondera uriya mugambi tibaza ko ikinyamakuru nako kujya gucara ngo gihimbe ngo kivuge ngo ikintu ngewe nibaza abakuru b'ibihugu barahamagaye ubundi Ndayishimiye yararyamye arabyuka aravuga ati ubwo Bubiligi bumpaye drone 50 ajya ni 5,000 ariko zo ntabwo drone 5,000 icyambere uwo mubare ikintu gihari umubare we ntushoboka wenda ashaka umuntu yaramubwiye 50 azumva yihuta yongeraho amaseri aricara aravuga ati ubwo mbonye ibi bikoresho nta kindi nabikoresha atari ukurasa ubwo byaba ari mesire bamuhaye byandi bajugunye kigenda kiva ku modoka bakamuha 5,000 uzi ngo ntibamuhaye imari hanswe drone bamuhaye cyane ariko nyine nta wakwanga ibivugwa ariko nyine kumenya uko ibivugwa ntuza bifite nacyo ni ikindi ariko ibivugwa nyine bivuge yego hanyuma ngo Ruto yaramuhamagaye imbere yuko ejo bundi Ndayishimiye ajya muri Wagadugu muri Burkina Faso guhura na kapiteni Traore hanyuma aramubwira ati rero ati ibyo bintu ni ibiki ko turimo kumva yuko hari umugambi wo gushaka gutera u Rwanda bimeze gute ubwo rero ku rundi ruhande Ndayishimiye ntabwo barimo barareba urimo urasoma inkuru se cyangwa uratuganirira ndimo ndasoma inkuru soma ku buryo ukumva yumva urimo udusomera yego kugira ngo tugende ngo Ruto bivuga ko yahamagaye Ndayishimiye imbere y'uruzinduko aheruka kugirira i Wagadugu muri Burkina Faso amakuru akomeza avuga ko yamweruriye katazi u Rwanda ndetse ko mu minsi 3 gusa aruteye intambara yaba irimo kubera Bujumbura we arimo guhungira muri Tanzania wari Ruto ubimubwira Ruto se ni Ruto oya uwo ni Museveni uyu muntu wasubizaga ni Ndayishimiye oya nyine Ruto yabwiraga Ndayishimiye ati u Rwanda ushobora kuba utaruzi ati mu minsi 3 uyu ni Ruto wabwiraga Ndayishimiye ati mu minsi 3 ati intambara yabiri kubera Bujumbura n'u Rwanda mu ntambara komeza ariko ibyo ubuzi bigwi by'igihugu nabazaga ngo yanabwiwe niba azukunda abarwanyi ba M23 bakomeye uwo ni Ruto abwira Ndayishimiye ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo incuro 100 ati M23 urayizi niba yamuhaye urugero rwa M23 we ni nka kwa kundi ku ishuri urabona iyo abantu batuye muri zone bahinga urutoki yego bigisha abana bavuga ati
twaguze ibitoki 10 dufite abantu 4 ubwo buri muntu atwara bingahe noneho bagera iwawe apfiriye banuza iwanyu mufite inka 10 papa ashaka kuzigabanya abana 4 ubwo buri umwe atwara zingahe byanze bikunze yatwara ebyiri noneho ahandi bakabaza bati ibirayi imifuka 10 y'ibirayi papa agomba nawe kugira ibyo atwara ariko abana aribo baza gutwara byinshi kuri papa ubwo mu bana 10 buri mwana yatwara imifuka ingahe y'ibirayi papa agasigarana ingahe ubwo turimo turigarega turi muri primaire none n'uyu kumwumvisha ingabo ati urabizi neza M23 ukuntu ikomeye babanje kumurebera ibintu afiteho uburambe wibeshe ugatera u Rwanda mu minsi 3 wabahungiye Tanzania ati intambara biri kubera Bujumbura we wahungiye Tanzania intambara irimo nko kuba navuga ko Ruto yashatse gutuma abasirikare baturugamba ariko kuko nta irimo kuba ntabyo mvuze ari guhabura generali no kugabanya morale intambara irimo kuba yabateye ingabo guturugamba kandi n'icyaha cy'intambara reka twumve ibyo Museveni Museveni we ngo we yamubwiye aramwihanangirije Museveni aramubwira ngo kano karere ntabwo gakeneye izindi ntambara intambara kanyuzemo intambara zihari zirahagije tuza kandi ko kurebye Sudani y'Epfo iracyari mu ntambara Somalia Kongo Demokarasi ya Kongo hari igihugu ikindi gihugu Burundi buriya nabwo buri mu ntambara kandi hakaba n'ibindi bihugu nyine mu karere nka Kongo idraginga igakururamo harimo nka Uganda ifiteyo ingabo ndetse n'inyeshyamba za ADF hakaza izindi nyeshyamba hariya za FDLR nazo ziba zirwanya u Rwanda urumva ko Museveni kurikije uko bimeze Museveni we situation arayiza avuga ati ndabizi we nicyo navuga kuri intambara ya Uganda nako kucyo perezida wa Uganda avuga kuri intambara yo muri aka karere icyambere yarwaniye muri aka karere azi intambara y'aka karere Kongo Bujumbura yagiyemo Kampala irayizi yagiye y'ibihe binyuranye n'ubu ingabo ziriyo icya kabiri Museveni arimo avuga ko intambara hano atayishaka cyangwa idakwiye kuko dufite intambara nyinshi muri Afurika arimo arabyumva nk'umusirikare mukuru kandi nka perezida w'inararibonye unafite igisirikare gikomeye muri aka karere igisirikare cya Museveni kiri mu bisirikare bikomeye tuvuyeho ku bushobozi bw'ibikoresho by'ingabo ariko buriya hari ukuntu abantu baba bafite ibikoresho buriya ibisirikare bikomeye ku isi usibye bari mu ntambara nk'iza Amerika barimo kurwana mu ntambara y'ikoranabuhanga ariko muri ibi bihugu byacu bya Afurika umuntu ufite ingabo zikomeye ku butaka hagiye babyita batera ufite ingabo zikomeye ku butaka zirwana ku butaka bazita infantry igisirikare gifite infantry ikomeye sibyo abafite igisirikare gikomeye tuje rero muri Afurika ntabwo bashatse ibisirikare bikomeye muri infantry Museveni wamusiga UPDF ya Uganda ntabwo wayitamba urumva abantu bareba abasirikare bakareba abapolisi barimo kurwana n'abaturage muri Kampala abari imbarara barwanye nabo boyine yurira ikamya yiva hasimbuka bya bindi yiyamamaza ariko Uganda ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku butaka utanaretse n'ikirere wenda mu ntambara zacu za Afurika yarwana kandi intambara itangiye usanga ikirere ubundi abatanga intwaro zo kukirwanamo biyongeraho wenda bazi kubikoresha ni igisirikare gikomeye icya kabiri u Rwanda uyu munsi usibye wa mupadiri wabivuze abiteramo urwenya kuko we Nahimana ntabwo ari ku rwego rwo kumenya igisirikare gikomeye cy'u Rwanda yacyumvise mu makuru buriya hari umuntu uzi gukomera kw'igisirikare niba Burundi burega ko u Rwanda ari rwo rurimo gufasha M23 Burundi bwakabaye buzi ko u Rwanda niba uwo rwafashije akomeye atya ibaze noneho rwivuye imuzi ari ukuvuga ngo ni ukwinjira mu ntambara byinshi ni rwo rurimo kukubaza amakuru icyo rwaba rugukorera nicyo Ruto yamubwiye nk'umusivili ariko iyi ntambara nimwe narindimo mbivuga nubwo aya makuru umunyamakuru yanditse wenda abantu bashobora kuvuga ngo yakomotse he ariko katuvuge ko ari n'uwamuhaye inkuru ariko abibona katubiganire nk'ibyaba ariko biri
buri intambara irwanwa n'ibintu bibiri, no kuba abaturage b'igihugu barimo kumva impamvu intambara irimo kuba. Icya mbere ntabwo babaha amahirwe umucengezi wo kurwanya. Ndatanga urugero ubwo imirwano yabaga muri hirya za Kibumba hejuru, bajyaga barasa ibisasu bikaza bikagwa mu mirima ya za Bugeshi n'ahandi, abaturage bakiruka bakumva bati baturasheho, hakaba ubwo indege iza bakaba batari nk'ubu babyohereje hano, nta makuru na make twari dufite. Intambara irakomeza iramanuka iraza, njye namanukanye nayo iza birasa hakurya nca hano, indege bazirasimirizo, intambara iramanuka. Bageze mu mujyi wa Goma, nza nirengeye ahantu hari ku gataje nshaka kwirebera uko ikibuga imirwano kimeze. Umuntu bamurasa ku mbunda ava hagwa undafata, ariko ubundi buriya niki cyaruza abasirikare kubera nk'ubu ndi kuri iyi mikoro ka tuyifate nk'imbunda bakandasa nkagwa, uyu agahita aza kansunika napfuye akaba nawe ayikoresha, ukabona nk'imbunda imwe iguyemo abantu nka 30 bose bigizayo, upfuye hakigizayo abapfu kugira ngo akomeze ayikoreshe. Umuntu waruza abasirikare kurwana uriya mwarimu wigishije igisirikare, iyo abari wajyaga wigisha abantu bose mu mirimo, nta kazi twajya dukora ngo uvuga ngo twatsinzwe. Ariko buri icyo bisobanura abasirikare muri bo ntibajya batsindwa. Uruzi ikintu kisha abaturage twese, iyo muri wowe ngewe Sikoviya wa nyawe w'imbere, iyo natsinzwe niyo wampa ibya mirenge ntacyo nagufasha mba natsinzwe ngewe wa nyawe. Iyi ntambara noneho abaturage baza kureba intambara, ibisasu bihari, tunanavuga tuti rwose aba bantu mubabwire bahunge ibisasu bitaza, amasasu atangira kugwa, tubona ni ibintu bisanzwe. Ariko abaturage n'inzego z'umutekano ubona ko zihagaritse muri position, ubona ko ibintu bidasanzwe. Natwe turikanga, ariko umuntu yagerageje kurasa. Nimwumva ibisasu byashaga mu kirere biza mu Rwanda Rubavu, aha twari ruguru tutaragera Nyamuneka y'intambara irota, aha hari mu Rwanda, ariko bari batangiye kurasa amasasu agwa mu rutoki akajya avuga nk'imvura. Amasasu mu rutoki avuga nk'imvura, kugira ngo harimo haragwa imvura y'amahindu mu makoma. Noneho dusigara twibaza tuti ko rubanda tuzi gukamera twiruka, ubu turerekeza he mu rutoki? Byaravugaga. Ariko barashe amasasu mato, tubona ni ibintu bisanzwe. Goma cyagiye kuri ya nkingi nari nitsindiyeho, bohereje ikintu. Urabona kwa kundi, urabona imbundi ihagurutse, buriya abanyamakuru tutamenyereye intambara, iyo barashe ugira ngo amasasu avuga asanzwe, wumva bisanzwe. Ariko byagezaho noneho barasa ikintu kirahaguruka, ngiye kumva numva mu matwi ibintu biravuga ngo wa, ntegeza ko kirangira ndaheba. Kandi gatungiye kubona mbona hano iwacu naho kuri side y'u Rwanda kiraturitse, noneho kibaye umwotsi. Urabona ukuntu uyu mwotsi umeze? Yego. Uyu noneho bitangira gushwanyuka biba umwotsi. Urebye nkuko warebaga kuri screen iyi shusho y'umwotsi, ni uguturika kw'ibisasu, ibisamwa n'ibirasa birimo kwivanga. Abaturage bose bari batangiye kwiheba, bafite abantu babo bari Rubavu bababwira ngo nibahunge bageze amahoko bari bagiye. Mu nkuru yacu buri abanyamakuru nubwo rimwe na rimwe bavuga ko ntacyo twamaze, ariko hari ntitubura icyo tumara, ubona kariho nikabura icyo kazamara, akabitse nikabura icyo kamara. Tutangiye kuvuga ngo barimo barabisana, tutariko ntihabura igicika kikagwa ku nzu, ariko nubwo kitaza cyaka. Hari n'igihe byabaga ari byinshi bakabiniga, aho bigacumba, ariko hakagira ibintu bitakara nk'ibibati, sinzi ukuntu biba bimeze, kigatema izira ni fragment. Ariko babaga bakinize ibyitwa umuriro no gukubita ngo inzira imuke kibe cyasandara, kikagwa nko mu nzu ukabona iracumbye, ariko ntago haguye igisasu kirimbura. Abundi hakaza amasasu mato, kuko nuza kurana n'abaturage baziza amasasu mato, yani nababwiye avuga nk'imvura igwa mu rutoki. Ariko nta ntubohereje ngo gikubite inzu kikubite hasi, niyagwaga wabonaga igwaho ibyo bagabanyirije ubukana, ku buryo n'uri muri iyo nzu ashobora gukomereka, wenda bashobora gukubita igikuta kikamugwira, ariko ukabona ko kurasa kw'ibisasu bitwika byica byahagaze.
ibyo byatumye abaturage batuyiriye bagaruka baravuga bati kumbe bariyo barabisama. Niba babisama noneho njye sindi bujye hanze kugira ngo ya masasu afata abaturage ntabwo ari bumfate. Ibisasu byo turabona fande hano bimereye ati reka twiryamire. Abaturage nibwo batangiye kugaruka kuko Rubavu iyo hataba gusama haba harabaye guhunga. Hano rero Ruto niba koko ariko yamubwiye Museveni akabwira turamenye niba ariko yamubwiye niba umuntu yaragerageje kurasa tukabona basama noneho wabona umuntu urasa yakomeje kwidoga bakamuha u Rwanda niba rwararashe inshuro nyinshi 3 cyangwa 4 n'ubundi bivuga ko ari 3 gusa iyo niba ivuga umubare 3 bari abanya South Africa no babivugaga bo bavuze umubare yarashe rimwe numva ikivuze gitandukanye n'ikindi. Noneho mbwira Benjamin ndabana noneho ibiraswa sinzi ukuntu birimo kwivangana nane kumenya ibiturika n'ibirasa dushobora kuba turi mu gupfa tuvemo hano cyangwa twapfuye ntitwabimenye. Harasigaye kumenya niba twapfuye ntitumenye ko twapfuye. Niba twarabonye umuntu agerageza kohereza ibintu bakabinigamo gake urimo uratekereza umuntu yipanze yiteretse akitegura tukabona ariteretse efantire ku butaka tukabona indege ngo zitangiye ikirere zitangiye kogoga ikirere. Ndakubwiza ukuri Imana y'u Rwanda ntigatume tubona intambara yaba y'u Burundi yaba y'u Rwanda tugize Imana n'iya Kongo yahagarara. Intambara nimbi kandi intambara y'abaturanyi bavuga ururimi rumwe ku buryo niyo habaye utanga sigino ku cyombo hasigara kumenya uwo yabwiraga ariko ashobora kumva ikibaye ntikabino. Usibye ko Museveni we yigeze abwira na perezida wa Kongo Tshisekedi ati niwe muntu wenyine inyeshyamba zitarimo gusaba ibintu bihambaye kuturindira umutekano muri karitsiye ngiyi. Urabona na muzeyi jya ushaje ntabwo ahusha noneho arimo aribaza uwo bakoranye akaba akiri muto kuri we ariko hariya yarahushe mwana mwe ntabwo yahushaga ariko yarahushije yarahushije hirya ivumbi ryatumutse turebe ngewe njya ndeba barasiba ibintu kuzurebe muzeyi yarahushije ibintu ngabo ngo ntiyahushije yarahushije kuzurebe gusa nyine ntabwo ngamije kuvuga ko muzeyi yahushije ariko kuzurebe reba ukuntu aduturitse tuheze harara uretse turebe ivumbi se ritumutse hirya ku mugina ryaririye iki nyine ryagatuba rigakomeza kuko hariya ntabwo ryagira riba rifite ingufu cyaraga ajya ahusha abo hantu hose yagiye no exercice ntabwo ari ubwa mbere ayikoze we akubwira ko imbunda ngo ni ibiryo bye ntibikabe rero abababwiye bose niba n'u Burundi bufite igitekerezo niba hari n'uwabagiriye inama yarabashutse oya n'undi wagira inama u Rwanda kujya muri iyi ntambara u Rwanda rubishoye rwashaka ubundi buryo bubihagarika ariko iyi ntambara ntabwo ikwiye. Ubundi intambara y'umuturanyi ntikwiye buriya niyo mpamvu ushobora gusanga abantu baganira ku ntambara z'ibindi bihugu. Urabona nk'intambara yo muri Kongo ntabwo irimo kubera hano ariko ingaruka yatugizeho izo arizo igihugu cy'u Rwanda hari amafaranga hari abantu kwakira impunzi hari imirimo impunzi zirimo zikora twakabaye wenda dukora ariko izi mpunzi nazo kuturana n'umuntu ugowe urushye nawe ntabwo ugubwa neza. Turimo turareba abagore n'abana barira turimo turareba abapfa n'abadafite uko bashyingurwa turimo turareba abashonje uko byagenda kose nubwo uwo muntu wapfuye atari uwawe ariko urimo kureba umuntu apfura babara. Ntekereza ko n'abarundi nubwo bavuga bati intambara ntirimo kubera iwacu njye nta n'umwana mfite mu gisirikare ariko umuturanyi we avuga ati umwana wanjye abo bari kumwambwira ko bamurashe ntibazi niba yarapfuye niba atarapfuye umubyeyi akiheba none se umuturanyi umunsi wabitseho uwo mwana niwo munsi acyuzaho ubukwe ingaruka imugezeho. Intambara rero ntikwiye kuyiza Imana ntiyabo. ubwo se inama ndashime bamugire bazayubahiriza ukurikije uburyo bimubwiye akababwira ati utazahunga. Oya ntabwo azubahiriza inama yagiriwe n'abo bakuru b'ibihugu azubahiriza ubwoba muri we yaba afite mu mutima atangije iyi ntambara. Kandi ntabwo bafite kandi afite abamushyigikiye baramushuka bari mu birometero ibihumbi bari kumuha amadrone bakamuha niyo bayamuha azashaka ikindi yakoresha kitarimo kurasa Kigali. Kigali ntakubeshye na Tshisekedi dufite amabuye mu butaka yarayirose bucya mu gitondo agerageza kuyirasa baramumena
ingabo zaje kumushyigikira zitaha turirimba ngo nagugu. Uwaje avuga ngo nipiga kunguru acaho tumubwira tuti bye bye ngo nagugu. Ntabwo hari ibintu umuntu adakina, kandi agize Imana ubwoba bwo muri we bwamutera gutinya intambara. Ase ngo nabwo ububiko bwahe bwari intwaro bamwoherereje, ntabwo azi ukuntu zahiye. Harumbwe ngo Gisenyi usibye umunsi wa mbere barasa mu gitondo abantu bakikanga abari abo ku mupaka, ariko amashuri yandi yo mu mujyi yakomeje kwiga. Uribaza kuba igihugu kirimo hari umuntu urimo kurasa ibisasu bagasama abana bakaguma ku mashuri. Ni ibikubwira nyine ko umuntu aba yakunize. Ni nka kwa kundi ugira icyo ukabona umuzamu match irimo kuba arimo arafunga araseye inkweto. Abarishuwa ko yasuzuguye adversaire, aravuga ati subwo barantera umupira wa defenseur ko ndeba no hagati bananiwe kuhagera bite, ikibuga kiba cyacurana. Nta muntu kwiyi ntambara. Awe kandi iyo waburusha umuntu imbaraga niyo wamutsinda. Hari ukuntu umuntu yajya avuga ati umuntu agukubite kuko utanamushoboye ntunamutuke ngata, ariko namurumye nubwo yaba yamujegeje ari mu bitarati, nubwo mureba ameza atya, ariko nawe yamurumye ku kuboko. Ubwo rero urwana nundi ntiyabura aho kuruma, kandi ashaka kuruma afite ubumara, ugasanga dufashe igihe cyo kongera amafaranga mituweli yo kuvura ubumara. So nguko uko bimeze rero. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru, twerekeze ku makuru ajyanye n'intambara arimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Tubanze turebe, ariko mbere yuko tuva i Burundi ba Gaspari Baratuza mu kiganiro yigeze kujyana n'abanyamakuru, abantu barimo baragarura zimwe mu mvugo zagenera umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, kuko perezida Ndayishimiye ejo bundi yabwiye umunyamakuru ko ahantu hari intwaro n'abiki hataba umuriro nyine mu kinyarwanda cy'amashanyarazi. Ariko generali Baratuza wakavuga ati byaturutse aha, abandi batari ko ahantu mu bubiko ntihaba umuriro. Ati none se ataho hantu tubika, ati iyo bibaye ngombwa ko tujyamo nijoro ntiducana. Asa nkaho amubwira ko hasigaye habamo amashanyarazi. Hari amashusho se nayavuba ntagarayavuba nyine naya kera, ariko ni cya gihe yavugaga kuri iki kibazo cyo guturika. Avuga ati none se ati tugiyemo nijoro gufata intwaro, ati mujyamo mutarora, ati se twabona nta mashanyarazi arimo harabona. Ni nkaho yakavuze ati perezida aheruka ibintu byo hambere twaje gushyiramo amashanyarazi nta makuru afite. Kandi yarivugiye ko hari ahantu nawe hajya hayoboye iriya kamuha. Biriya nyine ni ibintu byadutunguye. Abarimo kwibaza iby'amatora mu gitondo twari twabivuzeho, imvugo za perezida Ndayishimiye zigaragaza ko amatora atari ngombwa. Kandi umushuti we yagiye gusura nawe yarabyemeje. Nawe niko abivuga, ni nawe yavuze ko amatora atwara amafaranga. Hashize imyaka 5, ariko nibura we yateye kudeta. We nibura ari ku butegetsi bwa kudeta, ariko we ashobora no kuvuga ati kuko ubutegetsi tubisaba ko tuzabuha abasivili, reka tube tuhagaritse amatora mburiyeho imyaka 5, noneho imyaka 5 izajya gushira maze kumenya tekinike z'abasivili, noneho ngaragara nambaye sivili nakuyemo imyenda nanjye nze mbe umukandida. Ariko perezida Ndayishimiye yagiye ku butegetsi biciye mu cyo twita amatora muri demokarasi. Hanyuma imvugo ze ziteye impungenge bamwe mu banyapolitiki n'abandi bantu babirebera hafi. Niba adashaka kuvuga ko ashaka kudekarara ati intambara irimo kuba mu kigobe cy'Abarabu iratuzonze, twabuze ibitoro, abaturage hari ibibazo dufite by'u Rwanda na Kongo duturanye muri izi ntambara biradukonsoma ibindi, ese ubundi amatora ni ngombwa? Noneho umugambwe uri ku butegetsi cyane ko mu nteko nshinga amategeko nta rindi shyaka ribamo, niwe wenyine. Nukuza gusaba bakababaza bati mwumva tudatoye hari icyo, ati nta kibazo. Ariko yararema arabivuga avuga ati miliyari 80 z'amarundi dukoresha mu matora twayareka tukayakoresha, urumva ngo twayareka tukubaka ibyumba by'amashuri buri karere mu barise, nkuko amashuri menshi bayita marise yitwa za lycée. Ngiye ku rundi ruhande nanjye ibyo Ndayishimiye avuga nawe urabyemera? Nemera yuko ahantu abantu bahisemo nkuko abivuga kuki noneho ibihugu byose ukurikije ibibazo bihari amafaranga agenda bwaba ari uburyo bwiza bwo guhunga burundu abandi bantu, kuko urumva biriya bintu byicaye bikavugwa na perezida. Turebe igihugu kitarimo abantu barimo kuvuga ngo amatora, ngo ubutegetsi hari byabaye, turi mu buhungiro turashaka gutaha, nk'igihugu kidafite ibyo bintu, kidafite izo ntambara.
mwena nk'Umuseveni akavuga ati Bobi Wine afite abantu bangahe mu nteko naba akavuga ati se usibye Bobi Wine ushaka kuba perezida hari undi bati nawe abadepite bari mu nteko bati barahari harimo abasenateri undi ati mushake n'abandi mubona bari seriye naho tuzagira minisitiri muri cabinet twongeramo cyangwa basanzwe tubirekeye uko bimeze wenda Museveni adakuze nk'uko angana hari icyo bitwaye kuko Museveni ntari mu ntambara ariko umuntu uri mu ntambara ufite impunzi mu nkambi zituranye nawe ko Museveni nta mpunzi afite yego zahunze Uganda ngo ziri mu nkambi nibiki abivuze abantu bashobora kubiganira ariko uyu afite impunzi zivuga ziti ubutegetsi nibuvaho nibwo tuzataha none ntashaka ko haba amatora ngo aveho impunzi wenda zitahe harimo utuntu twinshi